Alo? Oui. Uzabinkorera neza? Nzabigukorera neza. Ubikora numva nashyuke. Nakore kw'Imana. Waje aka kanya. Tuceka byihorere mwana ubikora numva ndashaka. Ngwino kano kanya. Ngwino kano kanya ukuntu nanjye numva meze nabi. Ahera wanakore. Nukuri. Nutabinkorera neza umva sinzagaruka. Nzagaruka. Ntabwo nzagaruka. Ariko se ubu ngubu mwabigora kimwe ntabwo uyu muhanzikazi mushobora kumumenya ibi bigoryi uri kumbaza ngo ubone ntabwo uyu muhanzikazi ijwi rye murizi ituma dushaka ubwo ndi mu muhanda tubyihorere ejo se hariya tuzaza ejo mva ejo uzasanga nanjye nisize urusenda ireshite sashire ariko se wowe uzaza uzabibona ndi ndende njyewe kuki ndi ndende akagufiya no oya wowe uzaze nari ejo nzakugeraho kare nko mu masambiri sambiri cyangwa saa tatu utasanga saa 11 ubwo ndakeka ko uzaba wahaze rero nahaze ntabwo uzateka se ngo ngabarire ndakeka uzaba wabihaze nzaba nabihaze shire wowe uzava wiga urumva uriya uhaze nugera hano wongera urye wumva rero twinjira mu kazi akazi tena akazi tena guys be ready accept narime nka babandi wese uzabonanirwa nka babandi muravuga gahora nagoro ni kuvuga ngo utazabonanirwa nka babandi ubikora nabi nyine nzahita nigende ntabwo nabigukorera nabi hari n'akandi gatoro nkunda ko kubi cyane ko ni sawa abana tuzabikurikirana humura ukayikubita amazi agatakara burundu agasakuza ukagira ngo turi muri yorodani noneho reka nkubwire yayavoma yamaremo kugira ngo uzabone mande uzabanza uyishake n'abandi bagufasha ukuyikubita ukagira ngo turi muri yorodani ubura rwose humura kandi uzamubere cyane ndabikundana n'akabizu kenshi cyane n'akabizu kenshi cyane no kunkora ku mabere no kugukora ku mabere kutumoko nabyo ndabikunda cyane yana nzabikurikirana humura simubwire ibyanjye byose no gukora ak'inyuma akinyuma tena nabyo ndabikunda noneho umenye turi buze gusubira turasubira tubinoza neza wowe se kintu nibagiye kukubaza hari ubwo tuzakoresha agakingirizo tuzakoreraho ntarebe sawa kutazacika intege gusa oya ntabyo nigeze urumva reka mbe nk'utuntu tw'udusiporo ntarimo bawitoza rwose
sawa rero. Aha. Hi. Hello. Ufite nk'umunota umwe. Amakuru angeraho aravuga ngo umuntu yaramuhamagaye aramubwira ati John ntuve udacumise nyirabitaho ko nanjye naramurongoye. The live my friend wiseka. Agoze gutwa. The live no urabizi nje niko bimeze. Aramubwira ngo urukumva ntuve Kigali udacumise nyirabitaho ko ubundi ngo araza urakimusiga aragitatamura. Ngo iyi niyo mpamvu wavugiraga John. Namuvugiye. Twumvikane. John yarakuriye cyangwa nukuguharabika? Dotfa. Nakubwiye ko ndi live. Ibyo wa live utari live ibyo nukumparabika. Cyakoze ishenze kuri ibyo. Ntabwo ari ukuguharabika. Kuko ntabwo nyavuga uburetse gato John mu kanwa ke. Urimo kunyumva? Ati harakabaho nyirabitanga unyara. Bro. Ufite audio y'ibyo bintu se bazi? Ndabaza ntega amatwi. John ibi bintu ntabwo aza kubihogwakanira kuko weremera ko yakurongoye. Ari he hari? Abihakana. Ntabwo abihakana. Samba baranze muri casque ndi muri salon ze tuvugana sibyo? Ngwino ntaribi. Ngiye sinyavuye inkuru idafite amagambo byaba bibabaje. Ko mbuze kunyaruga kwepa nyabita uri umusitare garuka. Nimuze musharinge live. Va muri casque uri muri salon yivemo mada. Nukuvuga ngo narababwiye ibintu ntabwo biba byoroshye. Nzabwira ngo bavuze ngo dukomeze ntidukomeze mu binyereke ko mushaka ko inkuru ikomeza. Inkuru ya John nibwo itangiye ntirarangira. Mushyiremo imiriro mwandike makasa mutwe mukore kuri iyo goro mukakorwa mu ndamwe. Mukore kuki mukore kuri goro ngo dufate inkuru iki inkuru nyibarangure bitari ibyo mujye gushaka undi muntu. Dukomeze ntidukomeze nuko mutapote tapote. Nyabitanga mpamagara sheri mpamagara